Mbanje kusuhuza ufite ufashe akanya kawe kugira ngo ubane muri iki cyegeranyo cyitwa Menya N'ibi. Ni umwanya mwiza kungukira ubumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu, tukumva icyo abahanga n'abanditsi babivugaho, tukabigereranya n'uko dusanzwe tubizi mu buzima bwacu bwa buri munsi, bityo tukagura imitekerereze yacu, ariko natwe tukagira aho duhagarara. Mu gace k'uyu munsi ka Menya N'ibi turifashisha ubumenyi buhurije hamwe buboneka ku rubuga rwa Internet Public Library ndetse n'inyandiko z'abanditsi, turebere hamwe ibyagaragaye byagufasha gushyira mu bikorwa intego ugira mu buzima mu buryo bukurinda ko birangira ugira utizana inzozi gusa, cyangwa se ahari wenda ntibyari no kuzashoboka. Njye tugiye kubana ndi Biramahire Ibel, mbahaye ikaze. Icyo ubwenge bwacu bushobora gutekereza kandi bukacyizera, ushobora kukigeraho. Aya ni amagambo yavuzwe na Napoleon Hill, umwanditsi w'umunyamerika wamenyekanye ku gitabo yise Think and Grow Rich. Avuga ko icyo ubwenge bwacu bushobora gutekereza no kwizera nta kabuza bwakigeraho. Yashimangiraga imbaraga z'ubwonko bwacu mu kudufasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo twigiramo. Wari wabona umuntu wubatse inzu maze ukibaza uti yatangiye ate? Yabitekereje ate? Kandi se yahereye he? Twese turatekereza, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi twiha intego zo gushyira intekerezo zacu mu bikorwa. Nyamara bake cyane muri twe batera byibuze intambwe ya mbere ngo bashyire intego zabo mu bikorwa. Ni iki twakora ngo tubashe gushyira mu bikorwa ibitekerezo twigiramo, tukiha intego yo kubikora? Intambwe ya mbere, ari nayo ishamikiraho izindi zose, ni ukwandika intego yawe. Kwandika intego yawe bifasha ubwonko bwawe kwiha agaciro. Nubwo hari abashobora gutekereza ko bidafite akamaro, ubushakashatsi dukesha urubuga Addicted to Success butubwira ko kwandika intego zacu bituma tuzisobanukirwa neza kandi tukajya tuzibuka. Bitwongerera umuhate mu kuzishyira mu bikorwa, ndetse bikadufasha kuzitandukanya n'ibindi byifuzo bitandukanye tugira mu buzima. Dukoresha urugero twatangiranye rwo kubaka inzu. Ahangaha twakwandika ko dushaka kuzaba twujuje inzu yacu mu myaka 5 iri imbere. Ni urugero. Intambwe ya kabiri ni ugushyira intego zawe mu byiciro. Ibyiciro bivugwa ahangaha ni ibijyanye n'ibintu bitandukanye tuba dukeneye mu buzima bwacu. Ese intego yawe ushaka kugeraho n'ijyanye n'ubukungu, kubaka umubiri, iby'ubwenge, ibijyanye n'imibanire, cyangwa ibyo ukunda, n'izindi ngero zitandukanye z'ibyiciro. Gushyira intego zawe mu byiciro bigufasha kandi ko umenya uko wiha igihe cyo kuzigeraho, uzigereranyije n'izindi ntego ufite mu buzima. Ku rugero rwacu rwo kubaka inzu, ahangaha bizadufasha kugereranya intego yacu n'izindi ntego dusanga mu buzima bwacu. Intambwe ya gatatu ni uguhitamo ibyihutirwa mbere y'ibindi. Twese tuzi ukuntu gushaka gukorera ibintu byose icyarimwe biha amahirwe make byinshi muri byo kuba byashoboka. Kuri iyi ntambwe, reba kuri buri cyiciro maze ushyire imbere ibyo ushaka kugeraho mbere y'ibindi. Ibi ushobora kubikora ushyira itariki, ukwezi n'umwaka kuri buri ntego yawe washyize muri buri cyiciro. Ahangaha turibaza niba ari ngombwa koko ko dushyira inzu yacu mu myaka 5 iri imbere, cyangwa haba hari ikindi kihutirwa kuyirusha. Intambwe ya kane ni ukugabanya ibikorwa twahisemo mo ibikorwa bito. Ni ukuvuga
Niba hari ibikorwa twahisemo byihutirwa kurusha ibindi, turabigabanyamo ibikorwa bito bito. Aha ngaha mu cyiciro kirimo inzu yacu, nicyo gihe ngo twibaze ibisabwa kugira ngo twubake inzu. Aha harimo gushaka ikibanza n'ibikoresho, ari nako tunibaza amafaranga bizadusaba. Ibi byose tukibuka kubiha itariki bigomba kuba byarangiyeho. Intambwe ya 5 ni ukongera kugabanyamo ibikorwa byacumo ibikorwa bito. Niba ibikorwa twavuze haruguru bikiri binini, nicyo gihe ngo twongere tubigabanyemo ibikorwa bito kugeza ku gihe tubonye ibikorwa bito kurusha ibindi dushobora gukora kugira ngo tugere ku ntego yacu. Ibi nabyo tukabiha igihe, ni ukuvuga umunsi, ukwezi n'itariki. Intambwe ya 6 ni uguhuza igihe cy'ibikorwa bito bito twagiye dukora n'igihe cyose twari twihaye. Aha ngaha nyuma yo kubona igihe kigaragara byazagufata kugira ngo ugere ku ntego yawe, nyine ukurikije igihe byazagutwara ngo ugere kuri ibyo bikorwa bito bito, gihuze n'igihe wari wihaye kugira ngo ugere ku ntego yawe yose. Ku rugero rwacu, aha turareba niba igihe bizadutwara ngo dukore ibikorwa byose bikeneye ngo twuzuze inzu yacu koko gishobora guhura n'imyaka 5. Mu gihe bitahura, ni ngombwa ko twibwiza ukuri tukongera igihe cyacu. Intambwe ya 7 ari nayo ya nyuma. Ubwo noneho wamaze gushyiraho igihe cyo gukora buri kimwe byagufasha kugira ngo ugere ku ntego yawe, nicyo gihe ngo wihatire kubahiriza gahunda wihaye ku gihe wiyemeje. Nta kabuza intego yawe uzayigira impamo. Inshuti twabanye muri iki cyegeranyo, munyemerere tugisoreza aha ngaha. Turebeye hamwe ibyagaragaye byadufasha gushyira mu bikorwa ibitekerezo bitandukanye tugira, tukiha intego yo kubigeraho. Ndizera ko hari kimwe mwungutse gishya, cyangwa se byose twavuzeho bikaba byahuzaga n'imitekerereze yanyu. Njye twabanye ndi Biramahire Ibel. Ndabashimiye, naho ubutaha mu kandi gace.